ni byiza ko dushobora kumvikana mu rurimi rumwe, kuba nshobora kuvuga ugahita wumva ibyo mvuze, nta kanya bigusabye ngo ubitekerezeho umwanya munini, nta musemuzi bigusabye ngo agusemurire ako kanya ugahita wisobanurira icyo nshatse kuvuga. Birashoboka ko umuntu wese ugiye kujya mu gihugu cy'amahanga kimwe runaka, mu bintu ashobora gutekerezaho bizamugonga mu mibereho ye ya buri munsi ari ururimi rw'amahanga. Birashimishije kuba bene gihugu bamwe bavuga ururimi rumwe kavukire bahuriyeho rwabo, badategwa, batabitekerezaho umwanya munini, bakavuga amagambo asa nk'ayizana, nyamara wowe kumva ururimi rw'amahanga ukibaza ukuntu babigenza kugira ngo bumvikane, kugira ngo babitekerezeho bikakugora. Niba abantu twese dukomoka ku muntu umwe, uyu munsi tukaba tuvuga ururimi rutandukanye, indimi zitandukanye, Ikinyarwanda, Igifaransa, byagenze gute? Hari igihe isi yari ituwe n'abantu benshi ariko bavuga ururimi rumwe. Urwo rurimi rwari urwuhe? Kubera iki byagenze gutya? Ese indimi byagenze gute kugira ngo uyu munsi bavuga Ikinyarwanda, wowe uvuga Igiswahili, undi avuga Igikongomani, kandi akaba hari abantu benshi bahuriye kuri urwo rurimi runaka bavuga kandi bose bakumvikana? Byaje kugenda bite? Kuki buri tariki ya 21 z'ukwa kabiri buri mwaka isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ururimi? Byagenze bite? My name is Morde, mbahaye ikaze. Amateka ya Bibiliya abisobanura gutya, twifashishije Bibiliya yera. Dore uko mu Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 9 havuga. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9 havugwamo inkuru y'umunara w'i Babeli. Icyo gihe abantu bose bavugaga ururimi rumwe, biyemeje kubaka umunara ugera mu ijuru. Dore uko uno murongo tubwira. Isi yose yari ifite urumuri rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Isinari, barahatura. Baribwira bati, mureke tumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagira amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayapatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Umurongo wa 5, Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga uti, dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo nibyo byabanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke duhindure ururimi rwabo ruvemo indimi nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwirakwira isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Umurongo wa 9, nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko Uwiteka yahinduriye ururimi rw'abantu bose b'isi yose rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo bakuriyeho ukabatataniriza ku isi hose. Ubundi se siyanse, ibya siyanse ibisobanura gute? Abahanga bavuga ko abantu bakomoka ku rubyaro rumwe rw'abantu ba mbere babayeho muri Afurika, nyuma baje kwimukira mu bice bitandukanye by'isi, bakora immigration. Aho bageze bose, indimi zabo zatangiye guhinduka bitewe n'imiterere y'akarere, imyumvire, imibereho n'imibanire n'andi moko. Iyi mihindagurikire yagiye itera ishingwa gukomoka ku rurimi rumwe rwa kera. Urwo rurimi rwa kera rwitwaga ngo iki? Ururimi rwa kera abahanga barwise proto language. Abahanga bavuga ko indimi nyinshi zo kuri iyi si zifitanye isano, zose zikomoka ku rurimi rumwe rwa kera, bise proto indo-europea cyangwa proto bantu, n'ahandi bitewe n'agace runaka bagezemo. Iri jambo proto risobanura iryabaye mbere y'ayandi. Urugero: Ikinyarwanda, Ikirundi, Luganda, Kiswahili n'izindi, zose zishobora gukomoka ku rurimi rwa kera rw'abantu bantu. Icyongereza, Igifaransa, Icyesipanyolo byose bifatanye Icyongereza, Igifaransa n'Icyesipanyolo
byose bifitanye isano n'Ikilatini cya kera. Kwigabanyamo bitewe n'ahantu abantu bimukiye, immigration. Iyo abantu bimukiye mu bice bitandukanye batangira gutandukana n'abandi. Imvugo zabo zigenda zihinduka bitewe n'ibintu bavuga buri munsi, ahantu batuye n'abantu bavugana nabo. Ibyo byatumye kuri ubu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka isi yose yizihiza umunsi wahariwe ururimi kavukire n'umunsi wahariwe Ikinyarwanda. Ikinyarwanda twese ku isi hose ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri turakizihiza. Si Ikinyarwanda gusa, ururimi kavukire n'abaruvuga bizihiza uwo munsi mpuzamahanga. Ngayo nguko ukuntu ndimi zagiye zaguka zikagenda zitera imbere bitewe n'agace runaka umuntu agezemo. Ubundi se kubera icyo umwana ukivuka ashobora kuvuga ururimi runaka bitewe n'ahari? Kucyavukira mu Rwanda ntavuga Icyongereza, ese kubera ashobora kuvukira mu Bufaransa ntavuga Ikinyarwanda? Icy'ingenzi cyane ni ururimi yumva buri munsi. Umwana yigira ku bantu bari muri hafi, ababyeyi, abavandimwe, abaturanyi, ndetse n'abamusigarana umunsi ku munsi. Niba ababyeyi bavuga Ikinyarwanda, umwana wazatangira kuvuga Ikinyarwanda. Niba ababyeyi bavuga Ikirundi, Igiswahili cyangwa se Igikongomani, bashobora gutangira kukiga, umwana akazakura acyumviraho. Urugero, uramutse ubyaye umwana isaha iyi n'iyi ukajya uvuga Icyongereza buri munsi, ari nacyo urumubwira buri munsi, byagutangaza ko uwo mwana atazigera amenya Ikinyarwanda. Uramutse uri mu rugo cyangwa se umwana aramutse ari mu rugo ruvuga Icyongereza gusa, nawe azavuga Icyongereza. Gusubiramo kenshi, repetition. Umwana yigiramo kugusubiramo amagambo menshi icyarimwe kandi muhora musubiramo. Niba umubyeyi akunda kumubwira ati suhuza papa, umwana azabifata mu mutwe ko gusuhuza papa. Ajya bivuga abikurane. Indirimbo, ibikinisho bivuga n'ibiganiro bituma amagambo amwinjiramo, akamuseseramo, akayatekereza, ubwonko bugatangira kuyaformamo cya rwa rurimi azavuga. Ubwonko ukarumenyereza kuvuga Ikinyarwanda, ubwonko buzagiramo bwifomemo ururimi rw'Ikinyarwanda, umwana atangire kuruvuga ku kanwa bitewe n'amagambo yagiye yumva. Buriya ururimi tuvuga suka kenshi na kenshi, buriya ururimi tuvuga suka kenshi na kenshi tuba twararukuye ahandi, hoya, ahubwo ni amagambo umuntu aba yarumvise kera akagenda yatekerezaho, ubwonko bwe yatekerezaho bukayafata. Imyaka n'ubushobozi bw'ubwonko, age and brain development. Kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 3 n'igice, ubwonko bw'umwana buba bworoshye cyane gufata indimi. Ni nacyo gihe uzasanga umwana ku myaka 3 cyangwa kugeza kuri 5 umwana atangiye kuvuga papa, mama. Uzarebe kenshi na kenshi dukunda kubwira abana ati urani mama, ati papa araje. Ijambo rya mbere umwana azavuga ni rya jambo urumusubiramo inshuro nyinshi. Ese kubera iki dusanga abana, umwana ufite imyaka 3 cyangwa 5 azi kuvuga ibintu byinshi kandi icyarimwe akabivugira icyarimwe? Ntibizagutangaza gusanga umwana avuga ibintu byinshi icyarimwe kandi akiri muto. Biterwa n'abantu bamurera. Umwana niba umurera umubwira ibintu byinshi, agenda abifata mu mutwe, kubera ko kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 3 n'igice ubwonko bw'umwana buba bufite capacity yo gufata ibintu byinshi icyarimwe. Reka mbashimire mwe twabanye mu kiganiro, reka mbararikiye kuzakurikira ikiganiro cy'ubutaha. Ntugende utaduhaye comment, ibitekerezo byanyu ni ingenzi. My name is Morde, ndabashimiye.